IKAZE mwese inshuti zacu, abavandimwe, abakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Mwese uyu munsi wo kuwa gatatu itariki ya 9 z'ukwa 10, ndambuye ikiganza mbasuhuza mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Aho muri hose muvuga ikinyarwanda, muvuga ikirundi, ikinyamurenge, mwese nukuri mushimishwe n'ijambo ry'umunsi. Tugiye gufatanya hamwe dushima Imana, cyane cyane ijambo ry'umunsi niryo gushima Imana. Ni indirimbo umwami Dawidi yaririmbye muri 92. Zaburi ya 92 ni indirimbo yaririmbye aririmbira Uwiteka. Ngewe nawe tugiye kureba amagambo meza cyane ari muri iyi ndirimbo. Ababishoboye muririmbe mufatanye na Dawidi kwiririmba, abatabishoboye kandi turasoma twumva amagambo tuyatekerezeho, aho amagambo atwiriza uyu munsi wa none. Niba ukangutse, niba se wakangutse kare, igihe ubyukira niba utarakanguka bitewe n'aho uri, urahura n'iyi ndirimbo n'aya magambo meza cyane tugiye kureba yo muri Zaburi 92. Ni indirimbo Dawidi yaririmbiye Uwiteka ku munsi w'isabato. Isabato yari ikomeye cyane kandi uyu munsi amasabato yacu anyuranye, iminsi inyuranye, aba ari umunsi wo guhimbaza Imana, aba ari umunsi wo kureka ibindi byose ugasenga Imana, ukayihimbaza, ukayisingiza. Natwe rero njye nawe tugiye gufatanya na Dawidi duhimbaza Imana, tuyishimira. Muri iyi ndirimbo ye avuze ati Uhoraho ni byiza kugusingiza. Ku murongo wa 2 arivugira Dawidi ati Uhoraho ni byiza kugusingiza. Uko niko yazamuye indirimbo avuga ati Uhoraho ni byiza ko nagusingiza, Imana isumba byose ni byiza kukuririmbira. Amena. Nanjye nawe reka tubwire Uwiteka, kuko n'umukunzi wacu yatugiriye neza, n'umubyeyi mwiza. Natwe tumubwiye tuti Uhoraho Uwiteka Mana yacu, ni byiza ko nanjye ubwanjye nagusingiza kuko uri Imana isumba byose. Ni byiza, biranezeza nanjye kukuririmbira. Uri mwiza, ukora neza. Ujya uririmbira umuntu ukunejeje, nta kindi wamwitura, uramuririmbira. Burya iyo umuntu akuririmbiye aba akunezerewe. Inshuti yanjye, ni byiza gutangaza ineza yawe buri gitondo. Niko Dawidi yanditse indirimbo yaririmbye abwira Uwiteka ati ni byiza gutangaza ineza yawe buri gitondo. Natwe tujye tubyuka dutangaza ineza y'Uwiteka. Ushobora kuyitangaza uyishima, uyinezere mu gitondo cya kare upfukamye, ukabwira Uwiteka uti ineza yawe iratangaje. Ukibutsa Uwiteka ineza yakugiriye. Hari ineza nyinshi yatugiriye, hari ibyiza byinshi yadukoreye. Yumvise gusenga kwacu ndetse dukorera ibyiza, tugirira neza rimwe na rimwe tutanasenze, kuko imenya ibidukwiriye nk'abana bayo, ikabiduhera ubuntu, ikaguha ubuzima, ikaguha akazi, ikakuramutsa, ukaburamutsa uri muzima. Iyo ni ineza yayo. Twabonye ineza y'Uwiteka igihe kinini, mbona ineza y'Uwiteka iminsi myinshi. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none inshuti yanjye, dukomeza kubwira Uwiteka, tukubwira ineza ye buri gitondo. Ni byiza gutangaza umurava wawe buri joro, tukabwira Uwiteka dusenga, tugatangaza umurava w'Uwiteka, tukabishyira ndetse no mu ndirimbo, tukabiririmba iyo bishoboye nka Dawidi. Amena. Tukayiririmbira, tukayibwira ukwiri nuko ikora. Uwiteka ni Imana yo guhimbazwa kuko yakoze ibikomeye cyane. Dawidi yarakomeje araririmba aravuga ati Uhoraho ibyo ukora biranshimisha. Amena. Ibyo ukora biranshimisha, ibikorwa byawe bintera kukuvugiriza impundu. Ese we nshuti yanjye, iyo urebye hirya no hino, iyo urebye mu buzima bwawe, usanga Uwiteka atagukorera ibikomeye, usanga Uwiteka atari uwo gushimwa. Ibikorwa yakoze ubona atari ibyo byatuma tumuvugiriza impundu. Ibikorwa yakoze hano ku isi tubirebye, niwe waremye ijuru n'isi, niwe waremye ibintu byose tubona. Iyo ni imirimo y'Uwiteka. Imana niyo turinda amanywa n'ijoro. Uwiteka
yakoze imirimo ikomeye itangaje mu buzima bwawe n'ubwanjye. Ikirenzeho yatubabariye ibyaha byacu, yaduha ubugingo bw'iteka kuko umwana we Yesu Kristo yohereje hano mu isi ngo adupfire. Icyo ni igikorwa cy'indashyikirwa, icyo ni igikorwa cy'ubuntu Imana yadukoreye kugira ngo tubabarirwe ibyaha, ducungurwe, twe kuzapfa ahubwo tuzagira ubugingo buhoraho bw'iteka ryose. Amena. Uhoraho, mbega ukuntu ibikorwa byawe bikomeye! Uko niko yatangaraga Dawidi aririmbira Uwiteka amwibutsa ati Uhoraho, njye birandenga, mbega ukuntu ibikorwa byawe bikomeye, bigeze hasi, birakomeye cyane, mbega ukuntu ibitekerezo byawe bihanitse. Haleluya. Ese nawe nuko wabwira Uwiteka? Reka tubwire Uwiteka yuko ibikorwa bye bikomeye cyane. Ese ntubibona? Guhagaritsa isi igahagarara, umubumbe w'isi uhora wituruna. Imana ni ishimwe cyane inshuti, reka tuyihimbaze. Iyo urebye ibyo yakoze gusa abiremesheje ijambo rye, isi yose ikabaho, ukaba uzi uti ndituruna kandi ntubyumve. Ibyo ni ibikorwa bikomeye, ni ibikorwa umuntu atakora, ni imirimo ikomeye cyane iyo mbitekereje. Haleluya. Akurinda buri munsi, yarakuremye aguhumekera mu mwuka uriho. Haleluya. Ibyo ngibyo byibaza nawe bitekereze. Imirimo y'Uwiteka irahambaye, irakomeye cyane, ntabwo twayigereranya n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Imana yakugiriye neza cyane, reka dukomeze tuyihimbaze kuko Uwiteka arahebuje rwose, arahebuje mu buryo bukomeye cyane. Uwiteka ni uwo gushimwa, ni uwo gushimwa, ni ukuri. Reka tumushimire hamwe, reka tumushimire hamwe n'aya magambo Dawidi atwibukije yuko tugomba gushima. Imana yacu ni ukuri, ni Imana iboneye, ni urutare rugukingira kandi runkingira, ni ubuhome bukomeye kandi ubu nta muntu ushobora kubwinjiramo. Ni ubuhome bukomeye, ndetse cyane cyane kugira ngo wumve ko urinzwe nuko nawe ubwawe ukiranuka, kuko kurindwa k'Uwiteka ntabwo kugera ku banyabyaha. Ahari wavuga ngo ndabeshye, oya da, ntabwo mbeshye, kuko iri jambo riravuga ngo umunyabyaha, ukiranirwa uwo ari we wese, uwanga Imana azarimbuka, ntabwo azababarirwa, azarimbuka. Reka mbikwereke ukuntu ari iby'ukuri. Utega amatwi wumve inshuti yanjye, urebe ukuntu Imana itita ku banyabyaha. Bagira ngo ndakubeshya. Iyo ukoze ibyaha ntutekereze ko hari igihe uzarindwa, ntutekereze ko ibyo byiza uzabibonaho, ntabwo uzabibona, kubera ko uri umwanzi w'Uwiteka. Iyo uri umwanzi w'Uwiteka, nta kindi gihembo cyawe ni ukuzarimbuka. Ese ushaka kuzarimbuka? Ku murongo wa 10 n'ubundi tukiri hano muri Zaburi ya 92 avuga ngo Uhoraho, dore abanzi bawe bazarimbuka, ni ukuri bazarimbuka. Inkozi z'ibibi zose nazo zizatatana. Ubwo se urumva kurindwa kuri, ubwo se urumva ibi byiza tuzabona kubera Yesu Kristo twakiriye, kubera amaraso ye agatuma tuboneka dukiranuka. Nutabona Yesu uzarimbuka kandi uzatatana, muzatatana mwese hirya no hino. Umwanzi w'Iteka afite akaga, kandi kurimbuka kw'Iteka kumuri ku mutwe. Niwo munsi wa none tujya tubona abanyabyaha ko nta byiza bagira. Imana ikugire neza nshuti yanjye. Icyo nakwifuriza ni uko wahitamo Yesu uyu munsi wa none. Niba utari wakira Yesu Kristo, ngusabiye ngo umwakire uyu munsi, kandi dufatanye gushima Imana, tuyishimira ibyo yadukoreye n'ibyo dukora buri munsi. Reka dusenge. Mana Data ushobora byose, turagushimye, turanguye ibiganza, tugushimiye ko ukora imirimo myiza, tugushimiye ko waturemye, tugushimiye ko watubabarira ibyaha kubera Yesu Kristo waje. Abamwakiriye twarababariwe,
ibyango warabyibagiwe byose nta na kimwe wibuka kandi kiri gushimira cyane na bene data turi kumara gushimye komeza utugirire neza uduhe imitima igushima umunsi wose kuko uri uwo gushimwa urakoze byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amena. Abo twari kumwe mwese abumva ikinyarwanda ni ukuri mbasabiye umugisha iri jambo n'uwumva rigufashije ryohereza abandi nabo bafashwe tugire ubuntu gutanga bihesha umugisha ohereza abandi iri jambo rigufashije nawe bifasha abandi bashima Uwiteka dufatanye na Dawidi kumwimbaza tuzakomeza ubutaha Imana ibahe umugisha mwari kumwe nanjye Josee yumva.